Yes, reka nizere ko mumeze neza mwe mudukurikirana aho muri hose, yaba bari mu Rwanda cyangwa bari hanze y'igihugu. Mbasaba gukora subscribe kuri channel yacu, ndetse nshimira cyane wakoze subscribe, ndetse nawe utarayikora musaba gukora subscribe kuri channel yacu. Tugiye kurebera hamwe bamwe mu bagabo barenga 16 bafashwe cyangwa bafunzwe bakurikiranweho icyaha cyo kuba barakoraga inzoga zitujuje ubuziranenge, harimo na Kazungu wa Ingufu Gin. Reka dukurikirane icyo polisi yavuze ku byo bazira, ndetse nuko basobanuye uko bagendaga bateguramo izo nzoga n'ibikoresho bakoreshaga, uko bagendaga bayivangavanga, kugeza ubwo leta ibonye ko ari amakosa bakoraga, ikaba yabafashe yabataye muri yombi. Bamwe muri bo bakaba bagiye gukatirwa, bagiye gufungwa igihe kirekire bazira gukora izo nzoga z'inkorano. Reka twumve umukuru wa polisi icyo yabivuzeho, ubundi dukomeze. Nemerewe no gukora, ariko ibicuruzwa byarwo biri ku isoko kandi bikoreshwa n'izi nganda zitandukanye. Ngewe reka ngaruke ku kintu mu by'ukuri ingaruka zo ntiziju. Twagiye dukurikirana inshuro nyinshi, muri abanyamakuru mwagiye ibinyamakuru bitangaza ibibazo bitandukanye mu midugudu dutuyemo, abantu batuyemo. Ariko ikigaragara cyo ibinyobwa bihuriyeho, cyane cyane ibi bisembuye, nuko ababinyoye bose cyangwa n'abakibinywa bose, imyitwarire yabo muri rubanda, muri sosiyete irabangamye mu rugo, irabangamye aho batuye, irabangamye aho bakorera, irabangamye aho banyura, irabangamye muri rusange. Aho bari babinywereye n'aho banyura hose, ituze rya rubanda rirahungabana. Mwagiye mwumva gukubita no gukomeretsa. Nimba hari icyaha kiza mu bya mbere, uyu munsi ntitwagiye mu mibare yacu igihe cyose, gukubita no gukomeretsa biza ku mwanya wa mbere. Haza amakimbirane mu ngo, none ubaye amakimbirane se ayandi yo kurwana intonganya, harimo no kwicana. Umugabo akica umugore, umugore akica umugabo, umwana akica umubyeyi. Ariko hakaza n'ibyo byaha byo kwicana nyine, abantu bagarwana, bagatemana, bagapfa. Iperereza igihe cyose icyo ryahurira aho ryahurizaga, nuko abantu nk'aba babaga banyweye inzoga zifite aho zihuriye n'ibi nyine. Wenda zose ntabwo ziva mu ruganda rumwe, ariko zose zikozwe muri ubu buryo, ziri muri izi nganda zose zafunzwe. Uyu munsi turavuga izi ngizi zafunzwe, ariko hari n'izindi zitwaga ngo zirakora inzagwa, urwagwa rukita urwagwa, ariko mu by'ukuri nta bitoki bihari. Bagashaka flavor y'imineke, bagashaka nk'utuneke duke nko muri umuneke agashyiramo ngo n'urwagwa rw'umwimerere, ubundi agashyiramo bya morase biriya bisigazwa by'isukari, cyangwa bagashyiramo izo ethanol kugira ngo rubashe gushya. Uko babishyiramo nibo babizi, uko bivanga nibo babizi. Byose bikagira ingaruka imwe. Uwanyweye ibi byitwa ngo bivuye mu nganda zizwi, n'uwanyweye bya bindi byengewe mu rugo bakongeramo, ugasanga imyitwarire yabo irasa, imeze kimwe. Ariko hakaba ikindi kibazo kirenze icyo guhungabanya umutekano, urugomo n'ibindi. Hakaza ikibazo cy'imibereho mu ngo, gukoresha umutungo nabi. Bivuze ko uwabinyoye amera nk'uwanyweye ikintu kimeze nk'urumba, mbese arabatwa, yumva yahora abinywa kandi abishaka. Wibuke ko ku cyo Dr. Thierry yakomojeho, cyo buryo bikorwa mu buryo buciriritse, byakozwe ku buryo bitarenze 2,000. Zimwe mu zahagaritswe yitwa Kiwingu, mu bice byo mu Bugesera yagurishwaga 1,500. Iyo isomye aho ikorerwa ni mu gihugu cy'abaturanyi hafi na Kenya. Ukibaza uko yakozwe, igapfunyikwa, igashyirwa mu ikamyo, ikagera mu Rwanda, ikadeduwanwa, igasora, ikagera ku isoko ihagaze 5. Ukize mu nyurabwenge uhita wumva ko uburyo yakozwe
yakozwe ku giciro hafi cya zero. Uburyo byakozwe process n'ibiyigize ni zero, ni hafi na zero kugira ngo umuntu abashe kunguka. Ibyo ngibyo ubwo nje ku byo mu Rwanda ahangaha ni 2,000, 2,500, 500, 1,000. Ni make kuyatanga, ariko ingaruka zirahenze cyane mu rwego navuze. Reka tugaruke ku kintu kindi gifite aho gihuriye n'ubuzima. Iki sindi bugitinda ko sindi muhanga muri byo, ariko imibare yaravuzwe bihagije, ngira ngo Minisiteri y'Ubuzima yarabisobanuye. Aba bantu 50 bari bapfuye kugeza mu kwezi kwa karindwi, abandi 100 bari bahumye, hari abandi bariho bari muri za dialyse, abandi barwaye imwijima. Abo maze nabashoboye kugera kwa muganga wenda, kuko iyo mibare ni ya mibare y'abantu baba bagiye kwa muganga. Barashoboka ko ari undi urwaye ubu ngubu uriho wivuza ibiti wibaza ko yarozwe, birashoboka. Ibyo byose icyo bihuriyeho ni izi nzoga, ni etanol. Etanol nta handi turuka, nta wayinywaga ari etanol yanywebwaga muri inzoga tuvuga, nta wayiryaga mu byo kurya, nta wayisangaga hari aho yiringwa yinywa, yanywebwaga muri inzi nzoga. Abahanga basobanura ko etanol buri imaze gushyuha cyane ishobora guhinduka metanol. Metanol buri ngo niyo mbi, kuko etanol burya yo wanyweye mu rugero iravurwa igashira no mu mubiri ukaba wayituma ikagenda. Ariko burya ngo metanol yo hita yiruka mu mwijima igafunga ibintu byose, systeme zigahagarara. Itwara umwanya muto gukora akazi kayo kabi mu mubiri, ku buryo intervention ya muganga ibikene mu gihe kitarenze iminota 30 ya mbere ukinywa. Nyuma yaho biba bigoye kugarura ubuzima. Rero imikorere nk'iyi ngiyi yexposa ku bushyuhe etanol cyangwa ikabikoresha nabi, ibyaramo ikindi kinyabutabire kibangamira ubuzima, cyica, kikarwaza, kigahumanya ndetse kikanamugaza. Ibyo byose nibyo ababinywaga bari bahuriyeho. Ndakeka mwaragiye benshi mwakoze inkuru, abaturage batabaza babivuga, namwe ubwanyu mugaragaza iby'urugomo. Ariko niyo ugiye mu midugudu aho dutuye ukareba abajene uko basa, ukareba umubiri wabo, kandi buri muntu, kuko turiya ducupa ari dutoya dushyirwa mu mufuka, usanga ni bamotari bura nabo babamo cyane, abo tujya dufata bafite mu rere amajaketi, abatwara amagare, abubaka n'abandi mu makaritsiye. Kugatwara karoroshye no kukabika karoroshye, ku buryo bahagakoze ku buryo korohera umuntu kukagura, kugatwara kandi akanagaruka umunsi ukurikiyeho. Byarimo amafaranga menshi ku buryo wabonaga ko abantu babiyobotse no kubishoramo imari, kandi amafaranga uburyo igishoro cyorohaga nuko no kubikora bitari bifite uburyo biyobowe. Umuntu yahagurukaga akayishaka etanol, agashyushya amazi, akavanga, agashaka ukafureva mu kabido, agashyira hariya, mu gitondo ku mugoroba agashyira ku isoko. Abazi izi nzoga za whisky nyayo, aho bambwiye ngo hari ishobora no gutarwa imyaka 10, itarwa igihe kirekire cyane. Ariko twe ngira ngo ahangaha bo nta nubwo yatwaraga n'iminsi irenze 2 igasohoka ikajya ku isoko bakayinywa. Rero ibyo byose byarigiraga ingaruka mu buryo bw'umutekano mu masisiro, muri za quartier dutuyemo, mu midugudu, mu masibo, hirya no hino byanagaragara. Wenda ubu ntimumbaze tukuvaho mutangire bimeze bite, tuzicara tubigenzure turebe. Ariko ibyo byose abakora ibyo byaha navuze, iyo myitwarire bayi bahuriye kuri icyo.